Écoutez, dosiye ya Kanziga ntabwo ni dosiye urebye yakomeje kugenda ihuzwa na politike, abantu bashaka kuyigira politike bakavuga bati ni dosiye ifata icyerekezo bitewe, ni dosiye idatandukanye cyane n'iya ya ndege. Bavugaga bati ni dosiye ifata icyemezo bitewe n'uko u Rwanda rubanye n'Ubufaransa, nuko ihabwa icyerekezo bitewe n'uko u Rwanda rubanye n'Ubufaransa. Rimwe na rimwe urumva bagakururamo politike na diplomasi. Bakavuga bati ubutabera bw'Ubufaransa hari n'abavuze ko hari aho bugera ubwigenge bwabwo bukabura, ariko si n'ikibazo cy'Ubufaransa cyangwa n'isi yose. Buriya ubutabera ku isi yose bufite aho bugarukira. Nta gihugu uzasangamo ubutabera bakubwira ngo burigenga 100%, kuko ubutabera bwose bukinira mu rubuga rwa politike. Icyo ngicyo rero wenda nicyo abantu bagiye bakunda kuvuga, ariko ibyabaye ni ibintu bisanzwe, nk'uko Maître Gasominari yabivugaga. Wenda nubwo systeme judiciaire y'Abafaransa natwe wenda mu bijyanye n'izi manza z'inshinjabyaha wenda ni ikibazo cy'amazina gusa cya za operation gusa, ariko juge d'instruction nagira ngo nkirimo kandi wanse gato, juge d'instruction n'ubundi ni umugenzacyaha. Ni umugenzacyaha kuko n'ubundi juge yitwa juge, ariko n'ubundi ntaburanisha, kuko n'ubundi yarangije iperereza rye, ibyo yabonye abishyikiriza umushinjacyaha. Kuko hagati ya juge d'instruction, kuko n'ubundi juge d'instruction ntabwo afite uburenganzira bwo guhita we aregera urukiko asimbutse ubushinjacyaha, kuko n'ubundi ubushinjacyaha buramukuriye. Ubwo rero urebye wabagereranye n'abagenzacyaha binaha, uretse ko bo witegereje neza usanga bo ububasha bwabo ari bwinshi. Ngira ngo ni icyo ngicyo, wenda ntabwo bakora iperereza wenda ngo banaburanishe, ariko urebye ugiye nko muri baravuga ngo comparaison n'est pas raison, ukoze nk'ibyitwa parallelisme byo kuvuga ngo reka tugereranye, n'ubundi juge d'instruction mu Bufaransa wamugereranya n'umugenzacyaha w'inaha, kuko n'ubundi nawe aha raporo ye yarangije iperereza rye ry'ibanze, niwe ukora ibyo bita instruction préliminaire, babyita iperereza ry'ibanze. Noneho akabigeza mu ubushinjacyaha nabwo bugira ibyo bita instruction préparatoire, bushobora kureba buti mwongere mukore mushakisha ibindi bimenyetso. Iyi dosiye uko mwayiduhaye ntabwo twayiregera urukiko, ariko noneho ahangaha bariya bo ku iperereza ry'ibanze bo ubwabo ku ikubitiro, urebye nk'uko byagaragaye hari habaye ibyo bita non-lieu. Non-lieu ni ukuvuga ngo nk'uko Maître Gasominari yabivugaga, ni nko kuvuga ngo nta bimenyetso dufite, nta n'impamvu zo gukurikirana, kuko n'ubushinjacyaha burya bugira kuri icyo ngicyo no mu Bufaransa natwe turabigira ibyo bita opportunité de poursuite. Opportunité de poursuite ni ukuvuga ngo ese ubushinjacyaha bufite inyungu zo gukurikirana, ibimenyetso bishobora kuba binahari, ariko kuko wenda ku mpamvu za politike, kuko hari igihe abantu bashobora kureba bakavuga bati iyi dosiye politikoma nta nyungu tuyifitemo, cyangwa se mo kimwe ni dosiye ishobora kuzasandaza amabanga y'igihugu bitewe n'umuntu ukurikira nk'uwo ari we mu kwiregura, hari ibyo bizaba ngombwa ko avuga, kandi kubivuga twebwe turasanga ku rwego rwa politike nta nyungu irimo, cyane cyane ko ubushinjacyaha ahantu hariho hose Minisitiri w'Ubutabera ashobora kubutegeka gukurikirana cyangwa kudakurikirana. Ibyo natwe hano birakora, mu itegeko nshinga ryacu byanditsemo, no mu Bufaransa rero nabo niko bimeze. Ariko nibura ahangaha ku bigaragara, ibintu byo kuvuga ngo nta bimenyetso kwa Kanziga, ubwo rwose ngira ngo nta n'ahandi byaboneka. Ni nka bya bindi bya zede bazigira nyirazo. Hari ubushinjacyaha bushobora kugira ubunebwe bukaburana dosiye nabi, hari ubwo abavoka bagenda bagashinguza akantu gatoya mu bijyanye no kunyuranya kw'abatangabuhamya, cyane cyane ko izi manza zerekeranye n'ibihe byo muri jenoside, hari igihe umuntu atanga ubuhamya akavuga nk'itariki, akavuga ati byabaye kuwa gatanu kandi wenda byarabaye ku cyumweru, ariko refe facts zirahari, ariko wenda yibeshya igihe zabereye cyangwa yibeshya aho zabereye, kubera ko kugira ngo umutangabuhamya yibuke ibintu uko byari bimeze, cyangwa se akaba umutangabuhamya utanze ubuhamya ku bintu yabwiwe kandi koko byarabaye, ariko bikaza kugaragara ko ibyo bintu avuze nubwo byabaye
atabihagazeho ahubwo yabibwiwe ariko akaba yigaragaje nk'umuntu byabaye ahari. Ni ukuvuga ngo abavoka uyu niwe arabizi, bagenda bajombora bagomba gushakisha ikintu cyatera dute. Iyo habaye rero dute cyangwa gushidikanya, nibyo bavuga ngo gushidikanya muri izi manza birengera uregwa. Birengera uregwa niko bavuga, kuko baranavuga ngo iyo bavuga ngo iriya presomption d'innocence baravuga ngo umuntu akomeza gufatwa nk'umwere kugeza igihe ahamiwe n'icyaha, ntabwo habaho presomption de culpabilité. Nubwo ibintu byaba byarabaye ku mugaragaro, n'umucamanza uburanisha urwo rubanza hari icyo abiziho, ntashobora kwipozisiona ngo avuge ngo ibi bintu ngewe ndabizi, ahubwo yibeshya akavuga ko abizi, bamubwira bati ni impamvu yo kumwihana cyangwa ava muri urwo rubanza, ubwe ashobora no kwirekiza aramutse atazaba impartial muri urwo rubanza. So ngatekereza yuko rero ku bijyanye na Kanziga ibimenyetso abantu bagiye babitanga, kandi Kanziga nge ngira ngo kumukura mu cyiswa kazu hano cyapangaga ibikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ibijyanye na za escadron de la mort mwumva zabayeho mbere yuko jenoside ubwayo itangira nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana, ngira ngo byagiye bigaragara ku buryo dosiye ubona koko wasaga naho nta nubwo navuga ko nta aspect politique iyi dosiye ifite. Birashoboka kuko uyu muntu urebye imyaka amaze mu Bufaransa, muri make ni umusampapiye buriya. Bamwimye n'ibyangombwa, bamwimye n'impapuro zo kuhaba kubera ko akurikiranwa, bamwimye impapuro zo kuhaba, aho aranuvera séjour ye, bamwimye impapuro zo kuhaba ntibanamwirukana. Urumva rero byanga bikunda hari impamvu yo kuvuga ngo muri ibi bihe uravuga ngo eiza umuntu uramuburanisha cyangwa se uramuha ikindi gihugu kimusaba gifite ibimenyetso. Niko bigenda. Dosiye irimo politike kurusha ubutabera. Bo ntabwo navuga ngo irimo politike kurusha ubutabera, kuko aso stade aho bigeze ubu ngubu ubona ni dosiye y'ubutabera. Ariko noneho hariho ukuntu bene iyi dosiye iba ari dosiye y'ubutabera, ariko igihugu kikaba cyayigira igikangisho ku kintu kimwe. Nimudakora iki ntitugira gutya, nimudakora iki ntitugira gutya. Nge ngira ngo wabonaga ukuntu twahoraga Abafaransa badukangisha dosiye y'indege, bakatubwira bati nimudakora ibi ntitukora ibi, nimudakora ibi ntibigenda gutya. Nge ngira ngo Ubufaransa nabwo buba bufite inyungu muri aka karere, buba bufite izindi nyungu bushobora kuvuga ngo bushobora kugunganiramo n'u Rwanda. Ni urugero, Ubufaransa bugafata position, u Rwanda rukavuga ngo no, u Rwanda rwavuga ngo no, ngo ariko natwe uyu muntu turamurekura yigende. Ni ikarita yo gukoresha. So ngewe rero ngatekereza yuko hari igihe urabibona ngewe se mon point de vue, kuko iyi dosiye ya Kanziga na dosiye y'indege ntabwo nzitandukanye cyane ku bijyanye no kuba yaba ifite element ku gipimo ntashobora kumenya element politique rwose ishobora kujyamo, kuko uriya ni umugore w'umuntu wahoze ayobora iki gihugu, ni umugore ibintu byose bavuga ahangaha bagaragaza n'uruhare rwe ahubwo kuruta n'urw'umugabo we ku gipimo kiri hejuru, kuko abapangaga ibikorwa by'ubwicanyi, ufasha abo basagatwa, ugafata bazigira nyirazo, ugafata abasirikare bakuru bose, ugafata izindi za crime, ibindi byaha byagiye bibera hano, hari byagiye bivugwa hereye ku iyicwa bitwaga ba Colonel Mayuya n'abandi. Ni ukuvuga ngo ibyaha iyicwa ry'abanyapolitike ba hano byose Kanziga yarivuzwemo, uretse no kugera mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. So nge rero ngatekereza yuko impamvu mbibona nuko umuntu niba bavuga ko badafite ibimenyetso, niba badavuga se ko badafite ibimenyetso, bamuhaye igihugu, bakoze extradition bakamwohereza u Rwanda rukamuburanisha. Niba bo bavuga, kuko ni ibintu ni bibiri, donc ni juger ou extrader. Meme bafite na ya compétence universelle, compétence universelle bwa bucamanza navuga uno butabera ndengamipaka butita kuri nationalité y'uwakoze icyaha cyangwa aho cyabereye, apfa kuba gusa yisanze ku butaka bw'igihugu runaka, icyo gihugu kikaba cyamuburanisha ibyo bita ngo ni universal jurisdiction cyangwa se compétence universelle. Ubwo butabera Ubufaransa nabo barabufite, ariko mu kindi kigaragara nuko bo nibo bahitamo icyo bakora, kuko niba utaburanisha umuntu ukavuga ko nta bimenyetso ufite, none se kuki utamwextrada?
ngo umwohereze, keretse niba uvuze uti uyu muntu ntabwo yabona ubutabera kandi nanjye ubutabera sindi bubutanga, kuko u Rwanda rusa naho rwavuze ruteke ibintu ni bibiri, uyu muntu muramwoherereza inkiko z'u Rwanda cyangwa mu muburanisha. Ngira ngo rero abafaransa kugeza ubu aso stade nibyo barimo. Ngira rero ngatekereza yuko iba ari ibintu bisanzwe ko mu butabera bihora ari up and down, urukiko rumwe umucamanza umwe afata icyemezo utakishimiye akakijuririra undi akagikuraho cyangwa se akaba yagikonfirima. Ngira ngo niyo nzira birimo, ariko kugeza ubu ni inzira y'ubutabera isanzwe, ariko nk'uko nabikubwiye ntabwo l'aspect politique muri iyi dosiye na elimina à 100%. Ni iki kikubwira ko nta mabanga ziranyeho n'abafaransa badashaka ko avuga mu gihe bakwiyemeza kumuha ubutabera bw'ikindi gihugu? Nabyo byashoboka. Kandi nk'uko ngira ngo Maître Gasominari yabikubwiraga, Kanziga ubushinjacyaha bw'Ubufaransa nibwo bufite inshingano zo kugaragaza ku buryo budashidikanywaho ko yakoze ibyaha aregwa. Kanziga nta nshingano afite zo kugaragaza ko ari umwere. Ashatse yanakwicecekera akabihorera, n'ibyo bita droit de silence. Ashotse yajya yitaba urukiko akicecekera, abashinzwe baravuga ngo la charge de la preuve incombe au ministère public. Gutanga ibimenyetso bishinja uregwa ni inshingano z'ubushinjacyaha. We rero ni ukuvuga, nakubwiye ngo ntabwo ushobora kumutiva urubanza uvuga ngo nubwo nta bimenyetso. Kera nyine umucamanza, hari umucamanza wigeze guca urubanza rumeze gutyo, ntabwo ndi bumuvuge batamwirukana, yigeze guca urubanza, aracyakora, yigeze guca urubanza aravuga ngo nubwo ubushinjacyaha nta bimenyetso bifatika bwagaragaje, uregwa nawe ntiyashoboye kugaragaza ko ari umwere. Ni muri za manza zo muri za manza za mbere zaburanishwaga n'ibyitwa chambre spécialisée zo muri za 1996. Uzashake muri bya bitabo bimwe bitaga imitumba by'icyatsi kibisi bya Avocats Sans Frontières. Ndaza kuguha reference, urwo rubanza uzarubona, umucamanza nshaka kumutemeraho itaka n'ihaye. Mu masegonda makeya, Honorable Evode, hari icyo regera indishyi muri uru rubanza, cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bifuza ubutabera, hari icyo bakwitega kuri dosiye nk'iyi ngiyi? Nakubwiye ngo ni dosiye irimo imitingito myinshi, irimo za turbulence nyinshi. Ntabwo nk'uko twabivuze twabisobanuye, iki kibazo cyawe cyagombye kuba cyakuye igisubizo mu byo tumaze kuvuga. Ntabwo wamenya ngo muri iyi dosiye, kuko icyo urukiko rwemeje, ngira ngo na Maître Gisagara yabivuze, icyo urukiko rw'ubujurire rwemeje ni ugukuraho iyo noriye, hanyuma bikavuga yuko bivuze ngo baba juge d'instruction bagiye kongera gushakisha ibindi bimenyetso. Hanyuma noneho ni ukumenya ngo nanone bishobora kuzagaruka nanone mu rukiko, nanone urukiko rukavuga ko bidahagije, cyangwa se bakavuga bati nyuma y'ibyo twategetswe n'urukiko rw'ubujurire hari ibindi bimenyetso by'inyongera twashoboye kubona, hari abandi batangabuhamya twashoboye kubona, hari ibimenyetso cyangwa facts zitari corroboré. Ni ukuvuga ngo corroboré ni ukuvuga ngo wenda ni nko corroboré, ni nko kugira source nyinshi zivuga ziri mu mujyi umwe, bimwe bigashimangira ibindi aho kugira ngo binyuranye nabyo, bikabyuzuza, sibyo? Noneho icyo gihe bikaba bizagera ahantu nanone umucamanza yongera kureba, kuko nk'uko nyine nabikubwiye, umucamanza umwe akatira umuntu umwe urwo gupfa cyangwa igifungo cya burundu, undi akamugira umwere. Nuko ubutabera, umucamanza nawe ntabwo ari magicien, ntabwo ari magicien. Noneho n'ikindi sinzi, ndibaza ko ari ibintu bizajya devant la cour d'assises, za nkiko z'abaturage, za nkiko z'abaturage. Buriya umucamanza icyo azikoramo we ni ukurienta jury ku determina ibyo bita le droit applicable, amategeko agomba kuza, amategeko ari bukurikizwe, amategeko akurikizwa kuri kese runaka. Noneho icyo gihe iriya nteko y'abaturage niyo ifata icyemezo. Noneho iyo ikidekarara ni ukuvuga ngo umuntu
ni coupable cyangwa si coupable, arahamwa n'icyaha cyangwa ntahamwa n'icyaha, hanyuma icyo gihe bitewe noneho bagahita bareba icyo cyaha kimuhamye amategeko yateganyije iki, hanyuma umucamanza akaba ari cyo agena, kuko nicyo ziriya nkiko z'abaturage ziberaho. Bijya kuba nk'agacaca ariko si gacaca neza. Indi bita urukiko rwa rubanda mu Bufaransa. Bo babyita urukiko rwa rubanda, ariko muri make nuko bizagenda. Ntabwo uyu munsi rero nakubwira ngo reka ndeke guspekura, ntabwo wavuga ngo iyi dosiye izarangira gutya cyangwa izagenda gutya, ariko ikintu gikomeza gutuma nyine nkeka akaboko ka politike nuko udashobora kugarida umusampapiye imyaka 30 uvuga ko wabuze ibimenyetso byo kumukurikirana, mudeporota kuvire mu gihugu cyangwa se mu kimwe nawe usobanura ikintu mubitsemo, kuko niba ubona ko ari umwere nawe ukaba ubona ntacyo akwiye kuregwa, wagombye kuba nibura waramuhaye ibyangombwa byo kuba mu gihugu. Ariko se ntubimuha, ntunamuburanisha, ntunamwoherereza ubutabera bw'igihugu cye bumushakisha, ubwo se twabyita iki? Iyo komedi rero niyo nanirwa kumva iyo ariyo, ku buryo uyu munsi rero ntakubwira ngo risi cyangwa se icyerekezo cy'iyi dosiye uyu munsi nge ntabwo nakidetermine, ntabwo navuga ngo kiri unpredictable. Ntabwo uyu munsi nakubwira ngo ni iki ngiki. Nta muntu wapfa kumenya ikizavamo. Reka tubihanga amaso, haracyari izindi ntambwe imbere nyuma y'uyu mwanzuro w'urukiko rw'ubujurire mu gihugu cy'Ubufaransa. Urukiko rw'ubujurire rwa Paris rwasabye ko hakomeza iperereza ku ruhare rwa Gatakanziga ukekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi.